Yes, kode ya TV nyo kugusuza cyane kugira ngo nge nitwa Confiance komeza ubane natwe wakoze barakoze cyane wamaze gukora subscribe ubana natwe kandi ugenda n'igihe uranasobanutse cyane urasobanutse kabisa kuko ibintu bibona mu bambere amakuru kugiraho ku gihe ntago uri kwibaza ngo bimeze bite ubu kwituna notification iyo twamaze kwa uploading inkuru natwe tuvuga turahari turarwe ngo tukugezeho byinshi cyane ugomba kuba umenya mu myidagaduro ya mu Rwanda ndetse no hanze imenya ko ibintu rwose kabisa utagomba gusigara inyuma ugomba kumenya amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, burya amakuru ntagucika kabisa. Tuje kubwira kuri nde uyu ni umukobwa ukomeye cyane, ni umukobwa w'umuhanzi ukunzwe kuva yava ku nyundo mu ishuri ry'umuziki kabisa, akaba yiraje akora byinshi cyane. Twamenye nka couple ya Juno Kizigenza ku ndirimbo yitwa Away yabice bigacika, ingu yitwa ARIEL WAYZ on the way kabisa, wavugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Man, umukobwa mwiza abantu bakaba bavuze amagambo menshi cyane bagiye babigarukaho bibaza bati bimeze bite. Dore zimwe mu nkuru zagiye zimuvugwaho. Uyu muhanzikazi ARIEL WAYZ yasangije abantu amashusho yambaye ndetse yisize mu buryo budasanzwe, ubona ko yahindutse. Uri tumuzi nk'umujama, yitwara kijama, yitwara harabanzi ngende tubona batiyafata umwanya wo niba ari umukobwa yenda ngajye kwambara abakobwa ngo izo makiyaje n'ibiki usanga nta bikunda ntajye bikora. Niko dusanga tumenyera ARIEL WAYZ, ariko kuri ino nshuro akaba yaje avuga ko agaragaza indi sura, kandi ntekereza ko abantu benshi bagaragaje ko babyishimiye. Bamwe babyishimiye cyane. Bimwe mu byagiye bimuvugwaho ati uyu nguyu nyuma yo gusohoka kw'aya mashusho n'amafoto abantu benshi bacitse urondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Haratigita kaba nk'akagozi gacitse kuri bamwe bavuga ko banyuzwe nuko yambaye, abandi bakagira irari babona ko yahindutse, abandi batuwamuma kabisa. Benshi mu bagize icyo bavuga ku mashusho uyu muhanzikazi yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, bavuze ko uyu muhanzikazi yabaye mwiza, abandi bavuga ko aberewe cyane. Ni ibintu byakomeje gushimisha abatagira ingano. ARIEL WAYZ ni umukobwa ukunda kwambara imyenda imurekuye, rimwe na rimwe akambara nk'abantu bakunze kwita abagengesta. Yes, abagengesta, ibintu binini cyane, ibintu big down kabisa, ibintu twazusanga tumuzo cyangwa se ngaba G nk'imvugo z'urubyiruko rwo muri iyi minsi kabisa, kugira ngo bamuzi mushitandukanye undi niko agaragara. Cyabaga bigoye kabisa kuvuga ko kumubona ari muri image nk'ingiye abantu bajya mubonaho. Hari n'abavuga ko ngo ari igitonore kabisa kumubona yambaye gutya mu myenda imwegereye. Byatunguye abantu benshi cyane kuko batari babyiteze uburyo agaragaramo. Hari n'abatangaje ko babona asa n'umumarayikakazi ko bayavuze. Amakuru y'inyarwanda.com ifite nuko ARIEL WAYZ yari mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo You Should Know. Ni indirimbo nshyashya imwe mu zikunzwe ndetse iri no kuri EP yise Touch the Sky bisa. Nuko tutakumira tunabyanzira kuko nyine ntabwo yafashe no foto gutyo gusa ngo atifotoza. Uko nyine Nyarwanda byanditse bakavuze ko nyine ari gufata amashusho y'iyo ndirimbo You Should Know ikuri EP nyine yise Touch the Sky, akaba ari WAYZ on the way.
Yes, ati batangariye ubwiza bwe Ways ari mu myiteguro igitaramo gikomeye azakorera mu gihugu cy'u Burundi mu cyumweru gitaha, aho azataramira abatuye umujyi wa Bujumbura no from Burundi. Muri hese mupfike na Kodiraba TV show tweke ko muri kumwe natwe, mbwa ko ari Ways agomba kuza kubashimisha cyane aho ngaho i Burundi, agomba kuza kuba bafata neza abashimisha muri rusange, agomba kuza kubaha show nyine ku rwego rwo hejuru, ngira ngo muri iyo myiteguro nyine, kuko ngira ngo nino foto n'ibiki byose turi kwinda tubona biratuma nyine abantu bose bajya muri ari baib, bagomba kujya muri mood, bagomba kumwitegura nyine arabuja. Ngira ngo tumaze kwibona mu minsi ishize ko Abanyarwanda bagiye babikora neza, bashimisha abarundi, bashimisha abaturanyi nyine, kuva ku bwa Bruce Melody na Chris ndetse na Afrika yavuyeyo, ari Ways agomba kuba ajyayo cyane. Ngira ngo mbere yaho gato ariko twavuga ku bijyanye nuko yagaragaye kuri social media, yagaragaye mu mafoto nyine n'ushi batamwitezo, tumuzi nk'umuji cyangwa umugangster mu myambarire, ariko akaba yagaragaye ari sexy cyane. Bishimiye kuri cyane nkuru tukugezaho umunsi ku munsi. Jewe nitwa Confiance ni Kodiraba TV show. Thanks.